itandukanye inshuti yafunze imipaka yafunze utubari duteza amarira icyo badusaba kidufitiye inyungu duhaguma amagara fasha nanjye ngufashe twirindire ubuzima korona izazima ariko igihombo n'icyinshi korona duteje dushibije ishuri tubujije gushaka dushubije mu cyari duteje n'icyaka tubujije gusenga duteje n'itabi dusize mu manegeka umva disi cyaduye insinzi korona idakije igacika mu Rwanda urugamba turwana rurasaba ubushake na leta umubyeyi ntiyanze ububyaye ntiyabuza abayo kuremya bagashinga aha muri iyi covid reka kuvuna leta ni twebwe kuyigoma rero ngo kumushakate waviriye akuyabira gutamukata onyegera uko ngenda sindibuye bamwe sibyo se imvura yaraguye tunyangira twese fasha mufasha shenge dukike iki cyabo kibyagiye iwacu gicike burundu ikibazo ni covid ikibazo si polisi icyo badusaba kidufitiye inyungu duhaguma amagara fasha nanjye ngufashe twirindire ubuzima korona izazima icyo badusaba kidufitiye inyungu duhaguma amagara fasha nanjye ngufashe twirindire ubuzima korona izazima nitwita byose Michel rero nkaba ndi umuhanzi ukizamuka muri iyi minsi ndimo ndakora ibihangano byanjye nifashishije telefone niyo nkoresha iyo video maze kubona ndetse nkacurangisha na gitari iyi ni gitari rero mwabashaga kumvamo yego ushobora rero kuba wakunze ibihangano byanjye kandi wifuza no kuba wantera inkunga kugira ngo nanjye nzajye muri studio nk'abandi wabicisha kuri nimero yanjye ya telefone ariyo 0780645152 cyangwa se ukansura kuri YouTube channel yanjye ukora subscribe nitwa Iruta Byose Michel cyangwa se ukanyandikira kuri Twitter cyangwa se ukanyandikira kuri Facebook nabwo nitwa Iruta Byose Michel murakoze korona yo izazima korona izazima